mvugana assalamu alaikum wallahi wa barakatuh ndetse byose nakindi ibikiri Gitega Films Operation ndetse gatanu kandi nibo bakora tuno tuntu nk'utu gasanga bakoze sinema ndetse n'icyo gatanu kandi abakiringe Captain 5 ndetse Gitega Films nakubwiye ndetse ku macano yabo nakindi wowe jya ukanda subscribe ndetse ibintu bikugira gatanu kuri gatanu Gitega Films ndetse n'ikimenyimenyi dore gasinema kabo sinema ndundi mwese abarundi basikiye baratuye imbere mwe bari muri mukarebe ngo muvuge ngo turaryanye mugiye mugina murebe munahite munavuga ati bya bintu byarakomeye dore sinema katugatangire witonze ndetse njya kubona assalamu alaikum iracya Gitega Films gatanu kuri gatanu ndetse iyi ni sinema ni coming soon umunsi w'ejo bundi tuzayisora tariki 10 z'ukwezi kwa 12 ni Gitega Films gatanu kuri gatanu iso guturarimenya coming soon tariki 10 z'ukwa 12 Yagasani kana subscribe ndetse ibintu biryo neza tsira ngombwa bana sharinga abandi bose bakabone ni gatanu kandi mushe n'amakomanteri uvuga ati bya bintu byarakomeye cyumba kudira gukorana abantu abamwe cyungundira gukorana abantu ngo muri tse barara idiri ni wase birahetse gahunda ni yetse kwica abantu racyakomeza ni gahunda racya Gitega Films Operation 5 Gitega Films ndetse sinema y'imyaka zikaze bize ngo muzatagira umwaka mushya muri kurya neza mwana mbere neza bana sinema neza ni gatanu kandi ndasanga ibuzayibonetse umukobwa wabonye umuhungu gasanga leta tangiye kureba nk'imimbi muri sinema zamana gatanu kandi kubera iki kubona gasore keza Debo aragaruka wiginda ngo wizimire Gitega Films gatanu kandi tuzayisora sinema ni coming soon umunsi ni wa wundi azaba tariki 10 z'ukwa 12 ejo bundi abarara nkabuza babona kubirika bafata kujya dufata nabi ukwitontora twangiza ratwica naka inzara yaratwisha Gitega Film toka kure ikiri imbere yawe bibyose ni Gitega Film tujya muri restaurant kurya nimwe mu mwaka kandi tonta bafata agafaranga ko gutunga abantu Gitega Film Operation iyi sinema nakubwiye nandi wayisanga Gitega Film ndetse nakundi yitwa gutya ubushobozi bw'ijambo ndetse ni part ya mbere nakabiri na gatatu zirahari ni gatanu kuri gatanu tuzayisora tariki 10 z'ukwezi kwa kangahe kwa 12 n'ejo bundi tukarye si gatanu ku kandi Gitega Films I love it too much.